kandi DMS nzi ko azi Giswahili. Okay, wenda uzi impamvu mbikubwiye se twagiye tubona amatuwa ya Mbonyi azunguruka bino bihugu bivuga Giswahili, reka tuvuge Kenya na Tanzania, ariko bamukoreshaga interview bakabaza mu Giswahili akumva ariko gasubiza mu Congereza. Noneho umunyakenya umwe ukora kuri ni Ani Nguga no ukora kuri ku kinyamakuru cyakora nawe ku muyoboro wa YouTube kuko kwacu nyine twese aramubaza ati none se Mbonyi ari amagambo uririmba wandika ko ari Giswahili ciza gifite umwemerere mwiza kubera ko udasubiza mu Giswahili. Arababwira ati tandukanya kuvuga ururimi no kurwandika. Biratandukanye cyane. Ati njewe kubera ko ndi umuririmbyi ushobora no kuririmba indirimbo y'Icongereza takizi kandi nkamanyimenya cyane, nkamenya hari akaksa, nkamenya hari kuzamuka. Oya ntabwo ari live recording. Concert ni umukutano usanzwe. Umukutano uriya mukutano duciremo muri make. Uriya se nawe ndavugaho. Nabonye hari umukutano wa Shout Hallelujah iyobowe na mushiti wawe Pastor Willy. Tavuga ni bano bagabo bagiye gukora umukutano y'abaransize nje se nari kubaherekeza. No tugende tuzagendesha. Muzagendesha. No mukutano mugiye ni hari ibyo mugiye gusengera cyangwa se mwatumiwe. Icyambere nuko dufite ubutumire. Yego. Dufite ubutumire i Kampala. Hanyuma ubwo butumire ni le 8 imbese ku cyumweru. Nituva ku cyumweru icyumweru gikurikiye tuza dufite igitaramo ca Shout. Iriya jambo agiye mwavuza ko rusobanura iki? Shout nyine no kwamiriza. Reka tubyite kwamiriza nimba ariko sinzi. Shout mwaravuze ngo Shout Hallelujah. Mbese mwitwa kwamiriza kwa Hallelujah. Turamukisha abantu bose bukeye, tubahaye igitondo ciza ndetse n'abandi bugorobje namwe tubahaye umugoroba mwiza ngo mukomeze mubane n'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye Afrika, Aziya, Oceania ndetse n'Uburayi. Mwese turabasuhuje abo tuvuga ururimi rumwe, abatwumva turabasuhuje n'ukuri kandi turabakunda. Tubahaye ikaze kuri Kandate Official. Niho tugiye kuza dukorera umurimo w'Imana, mugiye kuza mubona ibiganiro, ubuhamya, ibintu bitandukanye byo kuvuga ko Yesu agira neza. Siko tubaye kaze ngo mubane natwe kandi turabiyegereje. Uyu munsi rero nkaba nifuje kuganira n'umugabo w'umunyabigwi. Bamwe muramuzi, abandi wenda bishobora kuba ari ubwa mbere mu mubonye, ariko n'ukuri ndabibutsa ahantu mwese mumuzi aho mwamuboneye. Reka rero ntangire ngo ikaze. Murakoze cyane. Turakwakiriye. Asante sana. Mikanisa nawe bazavuga ngo wegere n'Imana iguhumugisha. Yego. Kugira ngo wenda turusheho kuganira neza cyangwa se n'abadukurikiye barusheho gusobanukirwa, uratangira utwibwira kugira ngo tubashe kukumenya. Murakoze cyane. Amazina nitwa Muragizi Patrick. Nkaba ntuye hano i Nairobi muri Kasarani. Ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore umwe, tukaba dufite n'umwana umwe w'umuhungu. Tukaba turi abanyamurenge. Ngira ngo nibyo ngibyo. Yego, nibyo ngibyo ariko ga mu Kinyamurenge. Uzavuga aho uvuka naho ushatse cyangwa ushatswe. Ariko anti wabivuze. Nshatse mu banyabyinshi. Abanyabyinshi b'abakombe. Yego. Niho umugore wanje akomoka, hanyuma njewe nkaba ndi umusita umugwera. Wow. Tuvuka muri Kongo. Muri Kongo hitwa gute? Muri Kongo hitwa gute? Muri Kongo hitwa gute? Navukiye muri Byura. Beve yuzi. Ndo mubeve. Nabonye ntabwo ndo mukivuzi. Uzuko nabonye n'inka zanyu mwagaza muzambika utuntu tumeze nk'amaherena. Zabaga zinanditseho nyine beve. Zabaga zanditseho gutyo. Urumvaga nyine umuntu agira aho yakuriye agomba gukurikiza umuco wawe. Zari inka z'insirimu.
inkazi insirimu ubu nyine ga n'abagore basigaye bambara amaherena no mu mazuru aho taho basigaje muragize rero turakwishimiye nanjye ndabishimiye kabisa turakwishimiye kandi tuguhaye ikaze kuri uyu muryango mugari wundi dutangiye kuzajya tunyuzaho ibiganiro asante sana tutaranakomeza n'ibindi byinshi wenda tunifuza ko n'ubutaha tugukeneye n'ukuri uzotugandukire nta kibazo uzotugandukire tukubone ahangaha turi kuri Kandati official iyi channel yari imenyerewe gucaho ijambo ry'Imana mu buryo bwo kuririmba cyangwa se indirimbo ariko turashaka kujya tuvanga ibintu bitandukanye gusa bitari bibi byiza biganiro n'abaririmba n'ukuri tuzatubakira nta kibazo ariko dukomeze twagure ubwami bw'Imana siko kwiza niko kwiza rero birashoboka ko ari umuntu waba kubonye bwa mbere birashoboka rero nko kugira ngo wenda umuntu ahita avuga ati uzi ko ari we koko tubyitegereje ni ngahe wo kubikiriza umuntu kugira ngo atasanishe isura habona imbere yawe niyo yigeze kubona yamuciye mu maso njyewe se ni njyewe ahubwo ibo urababaza muri komandere baratubwira ibo bandike muri komandere kuko njyewe sinovuga ngo abantu banzanga sinzi nimba bananze ubusanzwe nyine ibyo ukora njyewe akazi kanje ka buri munsi nkora music nk'umwuga ni umwuga kabisa nibyo wize ni ibintu nigiye mu mashuri ni nabyo nkora ni nabyo ukora hari indirimbo byibuza waba waracuranze tukavuga ati wow indirimbo yabaye success nacuranze indirimbo nyinshi ndahema akazi 3 hari amakonseri atandukanye twagiye ducurangamo hariho konseri ya Gisubizo irimo za nta mana nta buzima iriya ndirimbo yacuranzemo ziriya ni njyewe wazivugisha si njyewe nyine twari bande ariko ni njyewe wari main keys mbese njyewe wari umupianiste uri main nta mana nta buzima nta mana nta buzima ntundekure ntago ufite nta buzima sinaba mwari mu mavuta wa uzi ko mwara ko mwaba mwigaragura hasi iriya niyo konseri yanjye ya mbere nacuranze iriya muziki iri sawa indi iyo ni konseri imwe ifite indirimbo nyinshi kuri iyo album iyo album hakabaho n'izindi twavugije za Hymnos Dedo na Naomi ubwo wenda nk'abatahita babifata vuba harimo za Magina yote iyo ndirimbo niyo nshaka dutinda Magina yote niyo yahitinze nta ni Nairobi cyane Magina yote uziko hari umunyakenya nigeze kubwira ngo abangaba nyine ndabimubwira avuga ati hoya aba ni abatanzaniya noneho turaharira numva wa mugabo we urafashije narosha mwereka nimero za Dodo aravuga ati hapana ntabwo ari ubu iyi ngiyi ni groupe y'Tanzania yazamuye abana ba Tanzania none nkazambara ukuntu nuvuga uyu mugabo mubwire gute ngo iyi miririmbire myiza ni y'Abatanzania iriya ndirimbo rero Magina yote kubwanje ndayikunda enze ko nabandi bayikunda kandi n'abayikunda ari benshi kandi n'indirimbo ifite ijyanye iryoheye amatwi cyane rwose iriya ndirimbo muyikora kiriya gitekerezo cavuye hehe iriya ni inspiration y'Imana yicisha mu muntu ni igitekerezo Imana yacishije muri Dedo cyangwa se DMRC kuko yambwiye ko melody yarayimaranye igihe kirekire cyane ariko atarabona amagambo none iyo melody gahora imuzamo hari ukuntu Imana iguha ikintu kikakugumamo igihe kirekire nyine bimugumamo ariko atarabona amagambo noneho igihe cy'Imana kigeze n'ubundi aza kwandika ari amagambo muri kiriya Giswahili noneho ayafitingisha muri melody y'indirimbo mbese lyrics ayifitinga muri melody yari afite mu mutima wiwe ivamo iriya Magina yote umuntu yatayibaza rero bivanye no kubisobanuye iyo ndirimbo byumvikane ko nihishurirwa kabisa ni ihishurirwa yagize ni ihishurirwa nabonye nambonye avuga ko iyo ndirimbo amaraso yamenetse yavuze ko iyo ndirimbo atigeze yandika ni inzozi yarose arabyuka gusa arandika mbese ngo iyo ndirimbo kuva ku gitero cya mbere kugera ku cya nyuma yarabirose kugeza indirimbo ibaye indirimbo
y'ibitero bitatu na chorus urumva namwe ni iryo hishurirwa mwari murimo. Hanyuma rero ubwo ngubwo kiriya giswahili mwaririmbye barakibandikiye cyangwa mwaraciyandikiye? Oya, DMS yaracanditse wenyine. Niwe wacanditse? Usikora umuntu wambwiye ngo niwe wacanditse, sinzi wenda nimba hari abantu bashobora kuba baramufashije muri wenda ariko ndabizi ko ari wacanditse. Ndajana kwijana. Azi igiswahili. Arakizi. Buriya kwandika indirimbo ntabwo bisaba kubuza ururimi cyane. Ni igiswahili gikeya ufite hamwe no gusoma. Ibibiriya ugerageza uhuza amagambo. Upfa kuba ufiteho nonsiyo. Kandi DMS nzi ko azi igiswahili. Okay, wenda uzi impamvu mbikubwiye se? Twagiye tubona amatuwa ya Mbonyi azunguruka bino bihugu bivuga igiswahili, reka tuvuge Kenya na Tanzania, ariko bamukoreshaga interview bakabaza mu giswahili akumva ariko agasubiza mu Congereza. Noneho umunyakenya umwe ukora kuri Ani Nguga uno ukora kuri ku kinyamakuru cyakora nawe ku muyoboro wa YouTube kuko kwacu nyine twese aramubaza ati none se Mbonyi ari amagambo uririmba wandika ko ari igiswahili ciza gifite umwemerere mwiza kubera ko udasubiza mu giswahili? Arababwira ati tandukanya kuvuga ururimi no kurwandika. Biratandukanye cyane. Ati njewe kubera ko ndi umuririmbyi nshobora no kuririmba indirimbo y'Icongereza takizi kandi nkamanyimenya cyane, nkamenya hari akaksa, nkamenya hari kuzamuka, nkabimenya byose. Avuga ko kiriya giswahili bakimwandikira kandi akakiririmba neza. Yavuze ko ari impamvu wenda adashobora kubasubiza mu giswahili. Igiswahili cyavuze ko ari ca Congo, kiriya ca Antuka vraiment nyine kiriya kivanze n'igifaransa. Nawe urakizi. Urumva rero nawe twumvishaga yuko uriya mugabo ayandikirwa. Oya, DM ariyandikira. Ariyandikira? Ariyandikira. Shano muhanga. Ariyandikira, arakizi igiswahili. Kabisa niba yiyandikira abantu benshi barabandikira. Ni ndetse n'Icongereza aracandika. Icongereza ntabwo twabitindaho kubera ko nibyo yarabyize, ariko igiswahili twumvaga none ari igiswahili n'Icongereza niki kigoye. Urabona ururimi wize n'ururimi utize muri Kongo, ariko twavuga igiswahili nubwo wenda kitari sanifu ariko cyari igiswahili. Kira giswahili kivanga ushobora guheraho none ufite na dokima ukabaho kwandika indirimbo kandi kira twemeranye ko kwanza kivanze n'igifaransa. Siko niko narimvuze ngo nubwo kitari sanifu ariko ni igiswahili cyataye umwimerere ariko nico nuko. Hanyuma rero ngiye ndi kukubona uri yasa twayita stage buriye cyangwa ni podium twayita gute iyo iri gucuranga? Ni stage. Ni stage, reka twite stage. Inoga muri Kenya tuzi stage ko arantu bategera imodoka. Muzi ko ari iki? Ari aho bategera imodoka. Kuri stage. Kuri stage. Zose ni stage. Zose ni stage. Ariko bura ntitwayita podium. Iriya stage muza mu performing muhagazeho. Ngiye kubisobanura naba nibesha ntarareba neza. Ni podium barabitubwira. Muri commentaire baratubwira. Hanyuma rero ngiye nkubona uri gucuranga uri piano zibiri zikuri imbere. Sinibesha niko bimeze. Ziriya piano rero zibiri ziba zikuri imbere. Haba harimo imwe y'umutako cyangwa zose urazikoresha? Oya, ntabwo ari piano y'umutako. Zose zirakora. Ukazicuranga go tufite amaboko abiri sasa. Icyambere umuntu ari able yo gucuranga piano zibiri. Kunyina amaboko atandukanye gutya wavuza piano zibiri. Kandi nikigeretse wavuza na zitatu. Bavuga ko akenshi abantu baze gucuranga babazi no kuririmba. Wowe bimeze bite? Ntabwo ari bose bazi gucuranga banazi no kuririmba, ariko majorite abantu bazi gucuranga bazi no kuririmba. Ngewe bose nava ngo mfite ijwi ryiza, singira ijwi ryiza ariko naririmba. Waririmba? Naririmba, nararirimbaho mbere, gusa aho ngereye no muri Kenya sinkiririmba, ariko kuva kera nakuze ndi na conducteur w'ikora, urumva
conducteur aba ari umuntu uririmba utoza amajwi ya narabikoraga ariko ubu ngubu nyine bitewe n'ahantu dukorera dukora ibyo gucuranga gusa ariko nawe wemeranya n'iyo mvugo bavuga ko akenshi majorite abazi kuri gucuranga bazi no kuririmba benshi kabisa naje maze kubibona usanga abacuranzi bazi kuririmba bazi n'ibintu byo gutoza amajwi nyine ni ibintu byabo mbese ntabwo twahita tuvuga ngo ni 100% ariko majority niko bimeze nabonye mufite concert ni concert cyangwa ni live recording i Kampala oya ntabwo ari live recording concert ni umukutano usanzwe uriya mukutano rero duciremo muri make uriya se nawe ndawuvugaho nabonye hari umukutano wa shout hallelujah iyobowe na mushiti wawe Pastor Willy ndavuga ni bano bagabo bagiye gukora umukutano ya baransize nje sinari kubaherekeza no tugende tuzagendesha muzagendesha umukutano mugiye hari ibyifuzo mugiye gusengera cyangwa se mwatumiwe icyambere nuko dufite ubutumire yego dufite ubutumire i Kampala hanyuma ubwo butumire ni le 8 mbese ku cyumweru nituva ku cyumweru icyumweru gikurikiye tuzaba dufite igitaramo ca shout iriya jambo bagiye mwavuza ko rusobanura iki shout nyine no kwamiriza reka tubyite kwamiriza nimba ariko sinzi mwaravuze ngo shout hallelujah mbese mwitwa kwamiriza kwa hallelujah niko mwitwa biragoye kubisobanura mu kinyamurenge ariko nzahamagara Pastor bisobanure neza ariko usobanura ijambo kuri ndi n'inkuko kwamiriza kwa hallelujah rero mufite umukutano no gutera hejuru nyine hallelujah ya sinzi ko nabisobanura ariko reka tubifate gutyo ni shout hallelujah ya gushoutinga nyine urabyumva nzinginga Pastor Willy aza bitubwira reka wenda niwe wazanye niwe pioneer w'iryo jambo ya nako niwe warizanye siwe waritangije ku isi niwe warizanye kugira ngo turikoreshe niwe ufite iyerekwa ryaryo mwege ntago mwamubajije impamvu yahisemo iryo kubera ko impamvu nta yindi ni ugushima Imana ya ni ugushima Imana ni ukurangurura abantu bagashima Imana bakavuga ibitangaza bakavuga imirimo yayo bakavuga gukomera kwayo mbese tugashoutinga muri ubwo buryo kuko intego nyamukuru ni kugarura ubumana mu bantu tukaririmba abantu bakongera bakumva Imana bakongera bakumva ubwiza bw'Imana reka mbabwire ngo bon voyage asante sana ama musafiri salama urugendo ruhire mbere y'amahoro reka mbabwire ko turagenda gatugana ku musozo cyo kwiza niko kwiza kandi ubutaha ndagusabye ntuzabure nitugukenera turabifuriza ishani n'ihirwe aho mugiye kwamamaza ubutumwa bw'Imana muzahirwe muzagira amahoro kandi mahoro tuganye ku musozo rero ndagira ngo ugire akajambo gato cyangwa se ijambo rito ubwira Kandate Official abakunzi ba Kandate Official yego ngira icyo mbabwira hanyuma usenge gadusoza ezgunda nasenga mbabwire ku bijyanye n'iki ikiri ku mutima wawe njyewe yego ko hariho byinshi babwire bibiri kandi ngo bwinshi buhera kuri kabiri ikintu cya mbere nshobora kubwira abantu badukurikiye cyangwa se abakunzi ba Kandate Official yego nuko dukomeza gukunda Imana kuko ni rwo rufatiro rwonyine twahawe ni ugukunda Imana tukayizera kandi mu by'ukuri tugaharanira gukiranuka kuko hari ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa ahubwo ubwami bw'Imana nubwo gukiranuka ubwo gukiranuka no kwishimira mu mwuka wera
so aho tubona ubu nyine itorero ry'ubu nyine riri kugenda risubira inyuma cyane abantu ntibakomeze ibyiringiro batangiranye icyo nabwira abakunzi ba kandate ni uko twizera imana yego twizera imana tugakomeza ibyiringiro twatangizanye ni icyo kintu cyonyine abantu bazirikane gukiranuka abantu bazirikane inzira y'ukuri abantu bareke kugotwa hano mu isi harimo ibintu byinshi cyane ugerageje kureba mu by'ukuri ahantu isi irimo kutuganisha ni ahantu hakomeye ni ibintu bikomeye ariko uwizera wese wizera imana agakomeza inzira yatangije azarangiza amahoro cyane yego turagushimiye kubana natwe mwakoze cyane kandi turagushimiye ko watwitabye asante sana wagize neza rero bakunzi ba Kandate Official turabakunda mukomeze mudusapotinge subscribe zanyu turazikeneye like zanyu comment share turabikeneye turiho kubera mwebwe mudahari ntabwo twaba twitwa batwebwe rero mukomeze mugire ibihe byiza imana ikomeze barinde mwakoze ababanye natwe muri kiganiro amahoro y'Imana akomeze abane namwe